by'ukuri ntabwo Imana ijya yirukana inyanja mu maso yawe, ahubwo Imana itinzira muri yo. Ntugasenga wirukana inyanja, ahubwo ujye usenga ubwira Imana iguhindira muri yo. Kubera iki? Imana itunyuza mu nzira y'amazi kuko dufite urukingo rudukingira muri yo. Nkuko yavuze, yavuze ngo nimuca mu mazi ntabwo azagira gute, ntabwo azabatembana. Dusome ku murongo wa mbere, turagarukira ahantu hari akabazo. Igitabo cya mbere cya Samweli, dusome mu gice cya 20, hanyuma dusome umurongo wa mbere, turasoma ayaho ngo turagarukira ahantu hari akabazo. Haranditse ngo nuko Dawidi arahunga ava i Nayoti i Rama, araza abaza Yonatani ati ariko nzira iki? Nuko Dawidi arahunga ava i Nayoti i Rama, araza abaza Yonatani ati ariko nzira iki? Mumbe Bibiliya hanyuma mu ndebe tuganire mu izina rya Yesu. Amen. Ndashimira Imana ko kiri inzira nkagera hano. Nari bakumbuye cyane. Nari bakumbuye pe. Raho neza. Hanyuma basanze nivuze nitwa Bizimana Daniel. Naturutse mu karere ka Muhanga. Ndashimira Imana ko yabanye nanjye mu rugendo ejo manuka mu gitondo. Imana ishimwe kubera ko yabanye nanjye mu nzira. Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma tujya kuganira ku ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye maze kumenya ko nzaba ndi hano. Ngira ngo ni ijambo rivuga ngo ariko nzira iki? Ariko bibaza umuntu mwegeranye gusa umubanze ngo ariko urazira iki? Ubimubwiye umurakariye, ongera umubwire ngo ariko urazira iki? Lesona iryo jambo Imana yampaye tugiye kuganiraho mu izina rya Yesu, kandi Imana iraza kubana natwe. Tuvuge ngo amen. Nakomeje kubitekereza mu iteraniro, nkabona harimo abantu bari gufashwa, ariko bandi nkabona bameze nkaho ibibazo byababaye byinshi. Kandi n'ubundi igitangaje sinje kubabwira ko birangiye, ahubwo nje kubabwira ko bikomeje, ariko Imana ikaduha imbaraga zo gukomerera muri byo. Kuko umwanditsi yavuze ngo tukiri mu isi dufashe igihe hehe? Tugiye mu ntambara, ariko turashimira Imana ko igiye kudukiza muri bingahe? Muri byose. Imana ishimwe. Amen. Turaza kureba ibintu bigera kuri 5 umuntu ashobora kuzira. Turaza gusoza dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Ubundi nzira iki? Cyo jambo tugiye kuganira kugira mumbarize umureba mu maso maze bari kubundi nzira iki? Ni cyuzi kuhinga niweze washize n'ifumbire washizemo za mbuto z'indobanure ukabuda uteze, ubundi nzira iki? Yesu nawe ko kurambagiza bigapfa akakubwira ngo ngera bishingutsemo, ubundi urazira iki? Ko wiga nk'abandi ugasanga minerivare nk'abandi ukarara wiga ukagira ariko ugatsindwa, ubundi uzira iki? Kuba urwaje ubundi urazira iki? Yesu ubundi nzira iki? Ndabwira ikintu gikomeye. Satani nakwereka ibyo ubura ujye umwereka ibyo ufite. Bisiramo Satani nakwereka ibyo ubura ujye umwereka ibihari. Kandi mutitaye kuza mu bura muhanga amaso icyo mufite dukorera Imana. Ndabisubiramo. Mbere mutitaye kuza umaze iminsi usengera ukabona bitazi, hanga amaso ibyaje dukorera Imana. Ntabwo Imana ireberwa mu bidahari, Imana ireberwa mu bihari. Nushaka kureba imbaraga z'Imana urebe ibyakozwe ahashize. Kandi n'ubutso ko Imana ibatambukije mu bikomeye, ntimukwiriye guterwa ubwoba n'ibyo muri uyu munsi. Narabwiye ngo umuntu wishe intare ntabwo abona imbwa ngo yiruke.
Sifa kwa Mungu. Wewe hivi sasa ni kukitina, ndio bila kujishukuru. Bilika hano mu cyumba cyiza. Nyuma hasi ngikamo ukayikingurira icyumba bitse n'intumina. Ukayigira ngo wawe n'abagabanya kumoka ingare zaratora ariko zarapfu. Yes. Iyi mikrofone irimo kudatakaza ubuhamya bw'abahagize gute bwahashize. Niko se bikomeye gutakaza ibintu Imana yakoze ejo hashize, ariko kubika neza imirimo y'Imana yahashize bikoresha ibyiringiro byo kumenya ko n'ibisigaye bizagira gute. Tuvuge ngo amen. Amen. Igihe cyose mu buzima bwawe uzajya ubona n'abantu baguca intege. Mu murimo w'Imana uzajya ubona n'abantu bagira gute baguca intege, bakubwira ko bitazashoboka, agahita guha n'ibimenyetso bigaragara, akakubwira ngo niwanyu uri kwa ngofero nawe ageze atunga igare gabanya ibintu byo kwanga uzatunga moto nawe watunze ipine. Ariko urabwira ikintu gikomeye, tuvuge ngo amen. Umuntu nakubwira ngo naho uzajye ujye umucecekesha, mubwire ngo hageze nta ruhare wabigizemo, Imana izangeza n'ahandi udatekereza. Umuntu nakubwira ngo naho ngeze ni wari uhari, nafashije kandi umugero, Imana izangeza n'ahandi ugize gute udatekereza. Kantu keza nubona n'abantu igihumbi baguca intege uzajya ubatera umugongo, usanga umuntu umukongera imbaraga. Mbibutse ko umuntu umukongera imbaraga aruta igihumbi baguca intege. Njyewe cyane umuntu yigeze ambwira ngo ndimbwa ngo ndinye, kandi uko muri icyo gihe nabonaga ndiye nambara inkweto yatabutse igenda isoma amazi mu muhanda, ariko najya gusenga ikambwira ngo humura mwana wanjye nzakugirira neza. Ndashaka kuvuga ko ijambo Imana ivuze biraremereye kurenza icyo abantu bavuze. Abantu baravuga ngo ntabwo uzagera, Imana ikavuga ngo nzahakugeza. Bakavuga ngo nta bwenge ugira, Imana ikaguhereza ubwenge. Bakavuga ngo uzapfurinda, Imana ikakugira umugabo. Bakavuga ngo uzapfa utabyaye, kwa mbere mugahora uvuye gukingiza. Uzapfa utabyaye, kwa mbere mugahora uvuye gukingiza, washyizeho agashuka utwaye n'umutaka. Bitera abantu gusaba, baravuga ngo ntakizageraho bakabona wakigezeho, bareba batugo. Uzapfa udakoze ubukwe, kuwa gatandatu bakakubona umushumba bwo kumusezeranya, imodoka z'utumenya z'utuganga tw'ibindi, Imana barabikoze. Ndashimira Imana itita ku zo abantu bavuga, ahubwo ikita ku cyo yavuze. Imana iherekeje ijambo yavuganye nawe were kugira ubwoba. Uzi ko umuntu yakuroza mu gitondo akaza kuzinduka areba ko wagagaye, ugahora uzahise ube gukurira ijoro. Ugareba umuntu yagisinga ngeze hano hepfo nanivuye kwiga i Nyamasheke, ngeze kugataka umuntu arandeba arambwira ngo ndabona uri, ngira ngo arahubutse usubirisha muri ndabona uriyo. Ejo bundi duhurira ahantu nafite igiterane Nyaruguru, duhurira ahantu arangije arambwira ati rero ngo harakenewe imyaka myinshi, arambwira ngo natunguwe. Watunguwe n'iki? Ati soni sindacyagiye. Ansaba imbabazi arambwira ngo mbabarira, ntabwo nari nzi ko uzaba umugabo, ariko mujye mureka abantu bavuga ibyo bareba. Umuntu avuga ko wambaye igitenge gifite amadirishya ariko gutera ibigeri gifite amadirishya. Nanjye bavuze kandi unavuzwe n'amargarita turirimbana, barangiye kubishinguka mu rugendo rwe, urabishinguka amasuge uretse ukaba urabishingamo. Mujye rwose babangendaho, bari kugenda utobaheka uri uraho neza. Mujye ngo bakugusha baguhetse turimo banabakajya ni ingutiya. Musagiye uzarwanywa nani? Uzarwanywa n'uwo muri kumwe. Ntabwo ufana uteka umukinnyi mu kibuga, umukinnyi ategwa n'uwo bari gukinana, kandi uwo mukinana n'uwo mwegeranye nyine ashobora kuba mwarimu wawe, fata amasomo neza. Ejo bundi nageze ahantu baransetse arambwira ngo amashuri y'Imana arangije ngiye gupfa, reka gusakuriza abandi banyeshuri turi kwiga turi benshi. Ariko umuntu akagira ngo yiga wenyine, mwabonye ishuri ry'umunyeshuri umwe. Munyegageze ubwire ngo reka kunsakuriza ndi mu ishuri. Mubwire ngo gabanya urusaku turi kwiga turi benshi. Iyo gusakuza ngo ndapfuye, ngo ngeze habi, ngo numva
wabyanze si wowe byanze kuresha njye mpondere mu rwego mu gihe Imana itaragukura biguhishe uretse kubasakuriza batakuvumbura mu gihe itaragukura biguhishe ugabanye urusaku batahita bakuvumbura ijambo riravanga ariko nzira iki iryo jambo turiho ariko nzira iki ikintu cya mbere umuntu azira ubutumwa bwiza bwanditsweho hano mu gice cya 9:3 ahantu Yesu ari kumwe n'abigishwa bageze mu nzira ngo bahura n'umuntu wavutse ari impumyi uzi gutega amatwi uraza kumva icyo uzi ngo bahura n'umuntu wavutse ari iki ari impumyi bahindukirira Yesu bamaze bati mwigisha twagize ikibazo twabonye umuntu utareba nk'uko twe tugize gute ubundi yazize iki uko bamubajije niwe wakoze icyaha cyangwa ni ababyeyi be bakoze icyaha ubundi uyu muntu kwe arazira umukuntu Yesu abasubije ari no gute arababwira ngo uyu nguyu nta cyaha yagize gute yakoze kabiri n'ababyeyi be nta cyaha bafite ahubwo reka mbabwire itazi nta kindi azi ni ukugira ngo imirimo y'Imana ongera gufatwa nta kindi azi ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe hehe mu bice uzira n'icyo ubundi ni ukugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri wowe nta kindi uzi icya kabiri umuntu azi kurihuta kugira ngo tuzi gukoresha igihe neza banza n'igitaha kure icya kabiri umuntu azi Abaheburayo 12:6 urwandiko rwandikiwe Abaheburayo 12:6 umunsi ukuntu handitse haranditse ngo kuko Uwiteka akunze ari wahana kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be kuko Uwiteka akunze ari wahana kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be ibi bisobanuro cyabo mu yandi magambo nta kindi uzira impamvu y'ikiboko kikuriho ni uko Imana ikwemera muraho neza komera cyane ubundi iyo wemerwa n'Imana iguhata iki mumbarisa ngo kikugeze ubundi nta kiboko nakwemera ariko ikibagira cyaje ubundi wari ikiboko cyakuruje kurusha kuzitwara ibadeni ubundi Imana ikwemera Uwiteka akunze ari wahana kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be ubundi nta kindi uzi urazira urukundo rwinshi Imana igukunze ndabivuze mureke nawe babwira ukuntu Imana iyo igukunda ikuzanamo ikiboko ntabwo ikiboko kikumazeho imisaro urwanga Imana ikwanze ahubwo ni urukundo rwinshi igukunze amen ndabyikirije kwe kubera cyane Yesu umusore ajya kwigisha i Betaniya hari wabo wa Lazaro yarafite abashiki be babiri Mariya na Marita Bibiliya ivuga iki iyo yajyaga kwigisha i Betaniya Yesu yagiraga yakwigisha ariko ku mugoroba akaruhukira mu rugo rwo kwa Lazaro nyumva neza rimwe na rimwe iyo yajyaga kwa Lazaro baramwakiraga bakamutekera n'ibyo kurya abahanga bavuga ko inshuro nyinshi yahandaga ubugari mukunda kubi nanjye kwe gatsima we hanyuma yego utazi bahuga izagitarama munange kwe bakire mu izina rya Yesu Kristo hanyuma umunsi umwe Yesu ajya kwigisha i Betaniya ngo ku mugoroba abantu bamutera amabuye ava yasa nk'uhunze ariko ubutumwa yagiye kuvuga yuko utagize gute utarangira ataha ahunze amabuye hanyuma yibaza ukuntu azasubirayo yibaza ukuntu azagira gute yibaza ukuntu azasubirayo kandi bamuterayo amabuye asanga birakaze ariko ngo amaze kwicara atuje ngo yibuka ko afite y'inshuti yumvira nawe ngo yibuka ko afite y'iki aravuga ngo kugira ngo nzabone uko nsubirayo reka noherezeho ikintu cyitwa indwara kwa nshuti yanjye ngo yohereze indwara ifata Lazaro aravuga ngo nisubirayo Lazaro wabo ugiye kumukiza ndareba ko bazambera amabuye hanyuma ngo Lazaro amaze kurwara
Mariya na Marita batuma umuntu umwe baravuga ati genda ubwire umwigisha Yesu ubwire ko uwakunda yagize gute uwo yanga uwakunda niko bivuga. Umuntu umuntu batumye arazi kuvuga neza ngo yarahageze ngo asanga Yesu ari materaniro ari kuganiriza abantu ngo aramukomanga ati mwigisha ntabwo kumusuhuza. Hari abantu bazi kuvuga neza mwigisha uwukunda ararwaye. Umusakana kiza base ngo wakize ubuzima bwawe yaravuze se ko kugira ngo nyine Yesu agire bakagira umwete wo kujya kureba wakunda ngo uwukunda yagize gute ararwaye. Yesu ngo arabyirengagiza arakomeza arigisha. Mazima byo kubyirengagiza nuko bifitemo uruhare azi impamvu yabo. Mwanyumvise kweli? Amen. Umuntu batumye arakomeza ati nyaboneka ko agiye gupfa. Yesu arakomeza arigisha. Ariko rwose nyaboneka n'uri kwigisha nakubwiye ko inshuti rwawe ngo Yesu abonye intumwa bamutumye bimurebeje aramuhindukirira aramubwira ngo noneho nombo ndembeje genda ubabwire ko indwara rwaye. Bandi magambo muri mu Kinyarwanda cyiza yari kumubwira ngo genda ubabwire ko indwara rwaye nyifite mu ruhare ari uburyo bwiza bwo kugira ngo nzabone uko ngaruka. Ariko mukunda bivuze aravuga ngo mugende ugende ubabwire ko indwara Lazaro arwaye atari no kumwica ahubwo ni kugira ngo izina ry'Uwiteka rigire gute rihabwe icyubahiro. Ngiye impamvu nta kindi uzi no kugira ngo izina ry'Uwiteka rizahabwe icyubahiro. Ukuntu byagenze ubundi mu Bayuda bizeraga ko umuntu maze iminsi 3 apfuye ashobora kuzuka. Bizeraga ko umuntu maze iminsi 3 apfuye ashobora kugira gute kuzuka. Kuko Yesu yamaze iminsi asuye umwana wa Yayiro hanyuma Abafarisayo n'Abasadukani n'abanyamategeko n'abanditsi barasakuza bati hoya reka kutujijisha ngo urasura aka kana kari kagishyushye. Yesu bati noneho reka nohereze indwara kwa Lazaro nzamara iminsi ngari nzaza ku munsi wa kane. Hanyuma bucyaye bwaho Lazaro yamaze yarembye yageze hano umuntu bari batumye ngo aratashe asanga Mariya na Marita n'Abayuda bari aho ngaho baje kubaza Lazaro cyangwa baje kumusura. Iyi ntumwa bari batumye bihageze ngibwira Mariya na Marita tumva ukuntu umwigisha gusa aravuze ngo indwara Lazaro arwaye si yo kumwica ahubwo ni ukugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Numvise warubatse umunwa anyumvise ndikubwiriza ahantu gusa aravuga ati numvise warubatse umunwa no guhakaza ubu nkora akazi k'umuntu kubera cyane mwese kuvuga kwanjye n'ibyatumye mbona akazi k'itangazamakuru kuvuga gusa kandi bamuhamagara niba mbashije ngo ufite amashuri angahe ngo ufite ngo ibiki ngo ibizamini aya basaba kuba ku muntu. Hanyuma rero tuvuge ngo amen. Wa muntu batumye ngo ageze mu rugo kwa Lazaro arangije abwira Mariya na Marita ati indwara rwaye se kumwica. Mu gihe kimara gusoza ijambo rya nyuma Lazaro arambura amaguru n'amaboko arabasezera arapfa. Bahindukira wa muntu batumye baramubaza ngo ariko utatubeshye ko wabonanye na Yesu yakubwiye ko indwara Lazaro arwaye yo kumwica. Niko yambwiye none se ko apfuye bati nimubimbaze ariko umwigisha yavuze. Imbira nawe nimubimbaze ariko umwigisha yagize gute cyangwa ngo umwigisha yavuze. Ibyo gushyingura niwe umwashyingura mutashyingura Yesu yavuze ko kandi yapfuye bati ibyo n'ibindi ba umwigisha yantumye ngo baramushyingura. Hace kabiri ngo Yesu abwira Petero n'abigishwa bana abati yamureka rero nimuze njye kureba inshuti yanjye unyumvire nawe urya muntu batumiye yabwiraga Yesu ati inshuti yawe yarwaye abigishwa bumwe. Yesu babwira hace n'iminsi ngahe abari ngo nimuze tujye kureba inshuti yacu ngo Petero araseka aravuga ngo udukura natwe reka tuguhugu. Umuntu ejo avuze ko asinziriye nako avuze ko indwara rwahita yo kumwica. Umuntu wese yatubwira ngo arasinziriye none tujyamaze gupfa banashyingura none urajya hehe wananiwe kugenda hakiri kare. Icya kabiri wibagiwe mu biba mukubite neza ubundi niba ushaka gupfa ugende wenyine. Yesu aramubwira ati nimuze tugende kugenda ku manywa nta sita aravuga ngo nimuze tugire gute sinjye ubibasabye nimuze tugende. Dore ikintu cyabaye ndasabura ko ikibazo cy'uyu munsi si urwanga Imana ikwanza ahubwo n'urukundo rwinshi mukunzi iragira ngo izabone uko igaruka Yesu ishobora ku musozi kuri ye. Hanyuma Yesu agihinguka mu kirorero iwabo wa Mariya na Marita ngo Marita azarikurira abwira Yesu ati mwigisha waratinze ibyo uza kuriranuka ni hose ntabwo yapfuye. Mariya nawe azarira gutya
Yesu nawe ngo afatwa n'amarira ararira. Abayuda bati dorere arareze disi abuze icyo abikoraho abonye kumuzura bikomeye none ararize. Ntabwo Yesu arijijwe ko kuzura Lazaro bikomeye, arijijwe nuko amaze iminsi abana na Mariya na Marita ariko bataragira ku rwego rwo kumwizera ko yazura n'abapfuye. Ngo ageze imbere gato y'abaza Marita turi mu ndangira ahantu Lazaro asinziriye nyura nawe. Yesu n'abazaro ni mu ndangira ahantu Lazaro nagize gute mwamuryamishije. Marita aravuga ati ariko nawe muri uwo mukino mwese arasinziriye ko yagagaye. Uretse no kubeshya n'igitare twagishizeho. Yesu turi mu njyana ku gitugu. Marita mujya imbere. Yesu tugomba no kubona bari kumujyana ku irimbi. Bageze ku gituro Yesu ngo yunama ku munwa w'igituro. Yunamye Marita ati fata ku mazuru. Yesu ati n'umwungira gufata ku mazuru niye batamaze amaze gatatu. Bino musigira ka. Mwene magambo yamaze kunuka. Fata ku mazuru rero utaza kumwogera. Yesu araseka. Uko nabavuze. Kuva Yesu yagera mu rugo, kuva yahagera, uwo mwanya nibwo yasetse. Muzi cyamusetse. Bamubwiye ngo yamaze kugira gute? Yamaze kunuka. Ngo Yesu yarasetse. Asekejwe n'iki? Yarasekejwe nuko Yesu mu ijambo ryiza aravuga ngo aho byanutse niho nkunda. Kuko niho nkuru umusaruro. Amen. Ntakamwumvise amara. Aravuga ngo aho byanutse niho nkunda. Kuko makuru iki? Yaravuze ngo nyuma yo kuzura wanutse ndabona benshi bakiza. Amen. Aragize abaza ikibazo kimwe bati muri abagome. Ni kuki nahangahe iwanyu umuntu asinzira akaba nuko? Ko nabwiye ko asinziriye umuntu usinzira nuko. Icya kabiri ni gute mufata umuntu usinziriye mukamushyira wiguye mugashingura. Icya gatatu ngo hamagare Lazaro ngo Lazaro asohoka asingazingiye mu myenda. Arabaseka Yesu bati muri abagome. Ni gute umuntu usinziriye mumuboha? Arabwira ngo mwamuboshe n'ahari. Ndekuvuga akantu keza. Mwamuboshe n'ahari. Ni namwe mukwiriye kumubohora akagenda. Basomye ngo nta bintu waba waraboshe maze isi itagenda. Kugira ngo mukanya uraza kubirekura bigende mu izina rya Yesu. Yesu mwana. Ibi maze isi warabashobora nabishimwe yumva byaranutse mukanya kuraza kubirekura bigira gute? Obara amasezerano yanyu mwaboshe mwanashinguye mumaze kubona ko yanutse. Mubona ko yatinze gusohora ariko mbibutse nuko watakaza ibimenyetso by'isezerano icyo Imana yavuze ntabwo gitaka. Tuvuge ngo amen. Amen. Ikintu cya gatatu umuntu azira cyakangahe? Ya gatatu kirakomeye. Yakobo 4:3 haranditse ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba gute? Kuko musaba nabi. Umanye nta kintu uzi suko isengesho wasenze ritumvise ahubwo nuko warisenze. Ariko Mana aho nabikubwira ngo bize bigeze hehe? Reka da ejo nmaretse kujya gusenga ahantu hamwe numva umwana w'umukobwa ari gusenga ariko ma umuntu uretse kubeshya bivuga nawe umuntu uretse kubeshya ngo kuko wabuze igihungu ngo cyaza gihubutse wanyuma twese ntabwo kucyabira no cyangwa gifite amaguru atambitse ariko kikaza amaguru agize ate ngo niyateguka bakaba kareba mu bahanga kandi kareba mu ntuzi ariko ntabwo murasaba ntibabwe kuko musaba gute? Ariko Mana ngo ntuzabanzengereje ngo nawe ngo ushatse mu wamukuraho. Babwira akantu keza. Ntabwo Imana yirukana Penina mu maso yawe ahubwo Imana igutabarira mu maso ya Penina. Ntabwo Imana izirukana Penina mu maso yawe ahubwo Imana izagutabara Penina agize gute? Wamenyereje kuvuga ngo Imana igutabare Penina ageze Imana igutabare Penina agize gute? Ntabwo Imana ijya yirukana inyanja mu maso yawe ahubwo Imana itinzira muri yo. Ntugasenga wirukana inyanja ahubwo ujye usenga ubwira Imana iguhindira muri yo. Kubera iki? Imana itunyuza mu nzira y'amazi kuko dufite urukingo rudukingira muri yo. Nkuko yavuze yavuze ngo nimuca mu mazi ntabwo azagira gute? Ntabwo azabatembana. Muzi ikintu byari bisobanura bino bintu kwari kugira ngo bizaza bidukurikira bidafite urukingo
rukingo rubakingira mu mazi bazahere mu twebwe twagutse ubundi kuba utarapfuye si uko utanyuze mu nzira y'amazi kuba utarapfuye si uko uri umuhanga mu kwiruka nuko ijya kwirukanka inyuma Imana yatunyujije mu mazi cyo kubera ko nta rukingo bifite biguma mu mazi bambuka ntabwo ubutayu buvaho ahubwo Imana igaburira umuntu mu butayu ntugasenge wirukana ibibazo ku buzima bwawe kuko mu bibazo niho ibisubizo biri iyo usanze wirukana ibibazo uba urimo kwirukana ibisubizo byinshi kuri wowe murakoze murasaba ntimuhabwe kuko musaba nta kintu uzi si uko utasenze si uko isengesho ritageze aho rigomba kugera ahubwo warisabye nabi wasenze nabi icya kane umuntu azira icya kangahe Daniel igice cya 10 ku murongo wa 13 aha Daniel afite amasengesho y'imisi 21 yo gusenga hanyuma ku munsi wa mbere wo gusengeraho Imana yumva amasengesho yohereza ibisubizo bimanukanwa na marayika ushinzwe kujyana ibisubizo witwa Gaburiyeli manuka ageze mu kirere bahura n'imbaraga ahura n'ubutwari ahura n'imyuka mibi y'abamedi n'abaperesi ngo yitara mu kirere agumayo Daniel arakomeza arasenga kandi ibyo asengera byagize gute byaroherejwe Imana ifashe mu zikora izamutima ibyo asaba byagize gute byaroherejwe ariko arakomeza arasenga ariko ibisubizo byaraje aho hari imbaraga zagize gute zabitangiriye hanyuma uko Daniel akomeza gusenga ngo amasengesho akazamuka akagera ku Mana Imana ikibaza impamvu byagenze bite ko ibisubizo byaje kare none Daniel akaba akomeje gusenga bisanga marayika bikarushinzwe intambara n'umumarayika ugenda utwaye inkota y'amujyabi iramubaza ngo genda undebere icyabaye Oye gufasha mu gitondo mu gitondo tuvuge ngo amen genda undebere icyagize gute icyabaye marayika ushinzwe intambara ngo aramanuka akimanuka ngo ageze mu kirere wasanga petit frère wiwe witwa Gaburiyeli ngo niho yicaye petit frère cyane anateye nuragera yatehoye ko watinze umusanze y'ukazi uba rukicara n'ibisubizo byanuze utarabijyana tewe ntabwo biza nageze aha baranangira niyo mpamvu natinze si uko wasenze nabi si uko isengesho ryawe bitageze aho rigomba kugera ahubwo hari imbaraga zatangira ibisubizo byawe kugira ngo tuze gusenga tuze kubohoza ibyatumye izina rya Yesu nta kindi uzi hari imbaraga zatangira ibisubizo byawe icya gatanu umuntu azi Yeremiya 5:25 Yeremiya 5:25 igicumuro cy'umuntu gishobora gutuma Imana imutera umugongo we nta kindi uzi uretse baza kwimba mu cyiciro nta kindi uzi nuko hari igicumuro cyubatse urukuta hagati yawe n'Imana iyo ibisubizo byawe bije bisanga hariho urukuta igicumuro cyawe cyatuma Imana ihindukira ikagutera umugongo ubundi urazira iki ongera mumbarize ngo ariko urazira iki mumbarize ngo urimo uragenda wumva icyo uzi urimo uragenda wumva icyo uzi ntabwo ndibuze gutinda kuko kugira ngo dukoreshe igihe neza tuvuge ngo amen dukoreshe igihe neza kuko amasaha yatujyanye tujya kureba ikintu cya nyuma umuntu azira kirakomeye kigize gute imigani 12:13 ijambo si ubwa mbere ryumvise uza kuritega amatwi cyane turaza kurihuza n'ibindi twasomye muri Nehemiya hanyuma dusenga tuvuge ngo amen ongereho gatoya uvuge ngo amen ndagira ngo umuntu wahabonye hadusome imigani 12:13 tuvuze imigani 17 hanyuma dusome umurongo wa 13 reka tubasome nahageze haranditse ngo uwitura ibyiza bibi ntabwo ikibi kizava mu rugo rwe imigani 17:13 uwitura ibyiza bibi ntabwo ibibi bizava hehe mu mbere biri hanyuma gusenga tugiye gusenga kandi ubwo hanyuma twinjire muri iyi gahunda kandi tuvuge ngo amen mumvuge kumera cyane naho neza ubundi wowe urazira Bibiri yavuze ngo uwitura iby'isi bibi ntabwo ikibi kiva hehe ijambo ryumvise we uwitura iby'isi bibi
ntabwo ikibi kiva he. Iki kibi rero ntabwo kirukanwa n'amasengesho, kirukanwa no gukora ibyiza gusa. Mugerageze kugira ngo mukara tugiye gukora ibyiza, kandi tugiye gukora ibyiza. Icyiza wakorera Imana, doko niba Imana ari gukorera ibyiza wowe ukayitura ibi, wahamagaye ikibi mu rugo rwawe. Reka mbisubiremo, niba Imana yaragukoreye ibyiza wowe warangiza ukayitura ibi, wahamagaye ikibi mu rugo rwawe. Hanyuma rero ntabwo icyo kibi kizirukanwa no kwiyiriza ubusa n'amasengesho menshi, kizirukanwa no kwitura Imana ibyiza. Kizirukanwa no kugira gute? Birenze ngo nimureba ko tumeze nabi, mbera ko nababwira nimureba ko tumeze nabi, nimuze twubake inkike z'i Yerusalemu, tudakomeza kwitwa igitutsi. Namwe ibyo jambo mwarisomye, tudakomeza kwitwa iki? Ariko Imana bivuze ko igiye kuzana n'abazungu tuyikomera amashyi n'izina ryayo. Yarafite isezerano amaranye imyaka 25. Imana yabwiye ngo izamukizanya n'abazungu, kandi aba mu nzu y'icyumba kimwe yaryamagamo amaguru akiranga. Mu nzu bajyamo amaguru akiranga, ntabwo muyizi. Mujye muzibaza ngo buri munsi uraryama amaguru akiranga ku buryo umuntu hanze yakoramo agasoma. Niyo yabagabo rero, ariko afite isezerano ryo kuzaba ngo kuzitana n'abazungu. Kana mushumba wanjye, uyu ni umushumba w'Abatisi. Umutungo ibiganza umusore mu gishanga izina rya Yesu. Sikuye yarambatiza kuri Imana. Yubahe cyane. Agire gute? Yubahe. Hanyuma umubyeyi avuga ko afite isezerano ryo kuzicarana n'abazungu. Turamutumira kuri televiziyo muri aho tumukoresha ikiganiro, ari gutanga ubuhamya bw'ubuzima bayeho. Nyuma y'ibyumweru 2 yitabye telefone, hanyuma iyo telefone yari imuhamagaye ni y'umunyarwanda ariko wo muri Amerika. Aravuga ngo ndashaka kuzaza kugusura, ariko nkazana n'itsinda ry'abanyamasengesho tubanga. Ariko Imana yubaho, ariko yari akiryama mu nzu aryama mu maguru akagira ati afashe. Baraje batega indege, bakoresha amatike yabo kuva muri Amerika, baraza barurukira i Kigali, bajya kubafata i Kigali, baragenda i Kamonyi, binjira i Muhanga, binjira i Ruhango, binjira i Nyanza, bagera i Butare, bagera i Gisagara. Umukecuru abantu mubabane imodoka ziparitse bati byasiye kwa nyina kwa Margarita. Yo Margarita dukiranye, nyegeje kugira ngo nabyo kubakirana. Atara dukiranye no. Nadukiranye. Iki cyambaye. Umukecuru kumabwira ikintu gikomeye. Gukorera Imana nakubise. Umukecuru tumusura. Twarahageze. Aramanzaranye atari ko tumwana wanjye mwe ndabagaburira. Aragereza intoryi azana n'ibijumba. Intoryi harimo ubunyobwa. Ati se koko nk'abantu mwe abanyamakuru agira ibijumba n'ubunyobwa n'iki? Ariko bana banjye mwihangane n'ibyo mfite kuva kurya. Twabikubita byatari. Twabikubita. Twangije dusenga isengesho. Ariko Imana yubaha. Ukora neza. Ngo abazungu barahingutse bati bagiye kwa Margarita, bati Margarita aradukiranye noneho birarangiye. Kandi kuko yarabakiranye. Muraho neza? Usanga buri kintu gikomeye. Byaturutse ku ntoryi yatugabuye. Bisubiramo, byaturutse kuki? Byaturutse ku ntoryi yatugabuye n'ibijumba. Cyangwa urabona umushyitsi usumuje ati muraho neza? Tibano umukire mushyire y'umunsi. Ugakisoma ati mwari muraho? Kari turi guteka nanga ruba. Kwakira abashyitsi bizana umugisha. Amen. Gukorera Imana bizana iki? Bizana umugisha. Yatumye kumenya agasirika ku rusengero, akajya muri tuwarete, agakubura akajya nawe bimutoreye. Saa 11 za mu gitondo niba tugatangiye yamaze gukubura, yamaze kuhakora neza. Tuvuge ngo amen. Amen. Iwacu dufite umukristo begeze batura haruguru sinzi nimba nabi haba. Yigeze atura mu rusengero atura iki? Igira imwe. Hari icyo bita ngo nukurikira ku isoko ry'umugisha. Nta niba bihaba ntabwo. None barishyira ku isoko ry'umugisha. Igira imwe. Uwo mugabo yari muzi 25,000. Uwari guze yari guze 25,000.
nyuma y'icyumweru kimwe se bagitifu w'umurenge muri Kamonyi munyeganyiza gukorera Imana ntabwo bisa gukorera Imana bifite inyungu nyinshi gukorera Imana bifite inyungu zingahe bifite inyungu nyinshi Yesu avuze ngo iki amaze gukiza mu myitwazo yo muri Yohana 9:3 yaravuze ngo mwiriye gukora umurimo wanyu hakiri ryari hakiri ku manywa muzi yabwije hari igihe kigera mukira kwira n'iki si uko ijoro rije rigasimburana n'amanywa ahubwo ijoro ni igihe umuntu aba ageze mu gihe cy'intege nkeya utakibasha kubona uburyo kiza kujya kwikorera umucanga ku rusengero wari ukwiriye gukora hakiri ryari hakiri ku manywa tujye gusenga Imana hanyuma twinjira mu yindi gahunda abazakubwira ngo ibishoboka barahari benshi nta kindi wasize nuko wituye Imana ibi kandi wenda gukorera ibyiza Imana yaguhaye urubyaro Imana yaguhaye guhinga ureza ariko wowe uyitura ibi hanyuma wahamagaye ikiri mu rugo rwawe ubundi urazira iki rero umaze gutekereza icyo uzi iyo umuntu ari umugambi w'Imana afite ibintu byinshi mu Rwanda kimwe mu bintu bizakwereka ko uri umugambi w'Imana uzahura na byinshi bikubaye ariko uzanesha ariko uzagira gute uzanesha hanyuma ukajya kwinjira mu gikorwa cyo kwirukana ikibi kwirukana ikibi cyaguteye kwirukana ikibi cyaje mu rugo rwawe kwirukana ikibi cyaje mu bana bawe kwirukana ikibi cyaje mu murimo wawe kwirukana ikibi cyaje mu muryango wawe wese ukora impamvu yagiteye nta bintu byiza Imana yakoze ukaba waragira nta mihigo wahise ku butaka yiriguye bikaba byaratumye hari ikibi cyataka urugo rwawe n'ubundi urazira iki jya kwigenga mu mushumba yegereye nkadufashe gusenga nyuma yo kudusengera icyo dukurikizaho bamuhereza ikindi cyuma cy'umuzungu hariya agiye kudusengera isengesho ryo gusenga rivuga ngo iki twagiye duhura n'ikiboko bw'Imana turadezia tudezi umugambi w'Imana tuva mu mugambi w'Imana twagiye duhura n'ibiturwanya byinshi tuva mu mugambi w'Imana ariko nta kindi waziraga ni urukundo rw'icyo Imana ari gukunze hari abantu rero Imana yakunze bo barangije barayanga kubera iki ngo rwose gusengera njyewe yabonye buri munsi bigeragezo hoya si urwanga Imana ikwanze ahubwo ni urukundo rwinshi dukunze kugira ngo dusenge Imana dusenge Imana imbabazi tubwire Imana ngo twakwituye ibibi kandi twebwe dukoreye ibyiza twemereye tugire imbabazi guhera uyu munsi dufate umwanzuro mwiza wo kugwitura ibyiza kandi no gusengera mu izina rya Yesu reka twubahe Imana dusenge Imana ishobora byose turagushimiye ni umuhanga cyane kandi wawe ni mwiza kandi ibyo wateguye ni wowe ubizi haleluya ubuzima bwacu bwose buri mu maboko yawe kandi ibyatubayeho byose warabibonye ariko kandi n'ibyatumye tuba mu buzima bubi hari ibyo twagizemo uruhare hari ibyo abanzi bagizemo uruhare hari ibyo Satani yagizemo uruhare ariko uyu munsi imitima yacu tuyizanye imbere zawe kugira ngo uyeze uyitunganye aho tutakoze neza uko bishakaga ibyaha twakoze imbere yawe bikakubabaza bigatuma utatugenera ibyiza uyu mwanya dupfukamishije amabyi y'imitima kugira ngo ducishe bugufi imbere zawe tubabarirwe uduhe ubwenge bwo kukwitura ibyiza kugira ngo natwe ibyiza bihore mu muryango yacu tugusabye twizeye kandi tugushimiye umugaragu wawe ukoresheje kandi uzakomeza gukoresha kugira ngo mwongerere amavuta n'abandi wakoresheje haba abaririmbyi haba abatuganirije haba intumwa zose watumye kugira ngo zitugezeho iby'ubutumwa bwawe tubasabye kugeza utagabanije none n'iteka ryose